umuntu w'agaciro mu buzima bwabo batubwiye ko ari inkingi yabo mu buzima bwabo. Abantu benshi byavuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, ariko bo barabizi ko bagufite buri kirezi cyawe. Rero hari ubutumwa bagusigiye, ubutumwa baravuga buti uyu munsi ni umunsi wihariye cyane, umunsi twese twishimiye kuko Imana yaguhaye ubuzima kaduhundagazaho umugisha wo kukugira mu buzima bwacu. Uri umubyeyi udasanzwe, umutima wawe wuzuye urukundo, ubuntu n'impuhwe byatumye tugira amahirwe yo gukura turi abantu bubaha, bakunda kandi bazi agaciro k'urukundo rwawe. Mama, wanyuze mu nzira nyinshi, wakiriye ibigeragezo utikanga, waduhaye byose ndetse n'igihe utari ufite byinshi. Ijoro wariraraga udasinziriye, utwitaho, twifuriza ibyiza, ukirukanira kugira ngo ejo hazaza hacu habe heza. Ibiganza byawe byakoze byinshi, bidutegurira ubuzima bwiza, kandi ubu turi abo turiho kubera wowe. None rero uyu munsi turashaka kukwibutsa ko uri inkingi y'ingenzi mu buzima bwacu, ko tukubaha cyane, tugukunda byimazeyo, kandi twishimira amahirwe yo kukugira. Uri umutima w'urugo, uri umucyo udahuga, uri inkingi yacu itajegajega. Turagushimira mama ku rukundo rudashira, kuko utwitangira cyane, kukwihangana ndetse no kudukorera buri munsi. Ndagira ngo umenye ko uyu munsi uko iminsi igenda ihita, urukundo rwacu kuri wowe rurushaho gukura, kandi nta kintu na kimwe cyatuma rugabanuka. Uyu munsi ni umunsi wawe kandi ni umunsi w'agaciro, umunsi wo kugushimira no kugusingiza. Warakoze mama wacu, warakoze kuduha urukundo nk'urwa Nyagasani, warakoze kuba intwari dukomeza mu bihe byose. Turagukunda cyane mama, isabukuru nziza itazibagirana biturutse ku bana bawe bagukunda cyane.